fungurira abandi buri munsi ijambo ry'Imana buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 8 gisanzwe, tariki 27 Gicurasi 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Filipo Neri. Ng'amasomo ajya kudufasha guhura n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu ibaruwa ya mbere ya Petero, umutwe wa mbere umurongo 3 kugeza kwa 9. Bavandimwe, nihasinzwe Imana se umwami wacu Yezu Kristo, kuko yagiriye impuhwe zayo z'igisagirane, maze ikaduha ubugingo bushya, kugira ngo tugire amizero ahamye, dukeshe izuka rya Yezu Kristo mu bapfuye, no kugira ngo dutunge umurage udashobora gushanguka, kwandura cyangwa guserebera, ari ubazigamiwe mu ijuru, mwebwe abo ububasha bw'Imana bugaragarije ukwemera, kugeza umukiro w'abateguriwe uzigaragariza mu bihe byagenwe n'imperuka. Nimwishime kandi munezerwe, kawe nubwo mukigomba mu gihe gito kubabazwa n'amagorwa y'amoko yose. Uko zahabu bayungururisha umuriro, ni nako bya bigeragezo bigenewe gusukura ukwemera kwanyu gutambukije kure agaciro iyo zahabu y'akanya gato, kugira ngo nikumara guhama kuzabahesha ibisingizo, ikuzo n'icyubahiro igihe Yezu Kristo azaba yigaragaje. Koko niyo mukunda mutamurora, mukamwemera mutarigeze mumubona. Aka nicyo gituma mwasazwe n'ibyishimo bitagira ivugiro kandi by'agatangaza, kuko mwashyikiriye igihembo cy'ukwemera kwanyu, ari cyo umukiro wanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 111. Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Nzasingiza Uhoraho n'umutima wanjye wose, mu nteko y'intungane no mu ikoraniro rusange. Ibyo Uhoraho yakoze biratangaje, ababyitayeho bose bahugukira kubizirikana. Abamwubaha abaha ibibatunga, akibuka iteka isezerano rye. Umuryango we yaweretse ibikorwa bye bihambaye, igihe awugabiye ayandi mahanga h'umunani. Uhoraho yazaniye umuryango we ikiwubohora, agena rimwe rizima imiterere y'isezerano rye. Izina rye ni ritagatifu kandi rigatera ubwoba, ibisingizo bye bizahoraho iteka ryose. Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 10 umurongo 17 kugeza kwa 27. Muri icyo gihe Yezu agihagurukaho, umuntu aza yiruka amupfukama imbere, aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka aho umurage? Yezu aramubwira ati, kuki unyita mwiza? Nta mwiza ubaho keretse Imana yonyine. Uzi amategeko: ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzahamye ibinyoma, ntuzagirire abandi nabi, urajye wubaha so na nyoko. Uwo muntu aramusubiza ati, mwigisha, ibyo byose nabikurikije kuva mu buto bwanjye. Yezu aramwitegereza yumva amukunze, aramubwira ati, ubuze ikintu kimwe gusa, genda ugurishe ibyo utunze ubihe abakene, uzagira ubukire mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. We ariko byumvise arasuherwa, agenda ababaye kuko yaratunze ibintu byinshi. Nuko Yezu araranganya amaso abwira abigishwa bati, mbega ukuntu kuzinjira mu ngoma y'Imana biruhije ku bakungu. Abigishwa be batangazwa n'ayo magambo. Yezu ariko abibasubiramo ati, bana banjye, mbega ukuntu biruhije kwinjira mu ngoma y'Imana. Byoroheye ingamiya guca mu mwenge w'urushinge kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'Imana. Abigishwa barushaho gutangara, barabazanya bati, ubwo se ninde ushobora kurokoka? Yezu arabitegereza maze arababwira ati, ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka, kuko nta kinanira Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka, kuko nta kinanira Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Tubahaye ikaze kuri buri munsi, uze kuva kuri buri munsi wabonye Imana, kandi wamara kuyibona ukajya kuyereka abandi ubuhamya bw'ubuzima bwa buri munsi. Amasomo kintu byacu duteguriye araryoshye cyane, ubwo tujye kuzirikana ku mpamvu ushobora kujya ahantu
ukajya n'aha, ukava hano ukagenda ukagera hirya, ukaza kuvayo ubabaye. Kuki se utavayo wishimye? Impamvu tugenda tubabaye, ibi byose biraza gutwerekeza ku rugendo dukora tugana Imana, tujya mu ijuru, duharanira igihembo cy'ijuru, umurage w'ijuru. Impamvu tugenda tubabaye, uko kugenda twabyumva ku buryo bubiri, ko ubwa mbere ari urugendo rw'ububabare, kugenda gushingura nk'inzira unyuramo ariko ukagenda ubabaye. Ubwa kabiri nanone twabyumva ku bundi buryo, kugenda nko kuva aho ugiye ugahava ubabaye, kubera ibyo hasanze, kubera ibyo bakubwiye, ukaza gutaha ubabaye. Bikerekeza ku gusoza, rimwe ushobora gusoza imirimo twirirwamo ukayisoza ubabaye, ariko nanone igihe uzasoreza imirimo hano ku isi uzayisoza ute? Uzayisoza wishimye cyangwa uzayisoza ubabaye? Impamvu tugenda tubabaye ni iyihe? Wongere wibutse uburyo watangiye. Ushobora kuba waratangiye neza, ukora neza. Niba waratangiye ukora neza, icyaduha Imana ukazasoza uri gukora neza. Ariko hari n'igihe utangira ukora neza ariko ari igihu, cya gihuru nyine kizabyara igihunyira, bikazarangira byose bigiye ku mugaragaro, byose byari ubusa, nta cyari kirimo. Kubera iki? Hari ibyo wakoze abarebera inyuma bakajya ngo ni byiza, ariko imbere bitari byo. Nyagasani umunsi arifuza kukurarikira kugorora neza imbere, ubutungane bw'imbere. Impamvu ugenda ubabaye urayizi? Amasomo rero arifuza kuduha igisubizo cyiza kugira ngo twishimire ubuzima dufite. Ubwo Petero mu ibaruwa ye ya mbere ari guturarikira ibyishimo byo gutegura neza ijuru, kwakira umurage w'abana b'Imana. Hari ubukungu bwa hano ku isi, bya bindi by'uko nyine bishashagirana byose atari zahabu, bwa bundi buza buduhuma amaso, bikaza ari byinshi cyane, byinshi cyane. Ariko ugasigara wibaza uti, ese uko nshakisha ubukungu ndi no mu gushakiramo nijoro? Nijoro riko mbihibekana. Nguko nanjye dushobora gushakisha ibitaramba bya hano ku isi, ariko tukibagirwa ko hari ubuzima buzaramba, hari ko hakurya y'imva hari ubugingo. Ibyo tukabyirengagiza, tukiruka ku by'isi kakahava. Petero rero muri iri somo araturarikira gushaka Yezu Kristo, kumenya Yezu Kristo wapfuye akazuka. Ibyo nibyo bizaduha gutunga umurage, bityo tukazashobora gutunga umukiro udashanguka kubera ukwemera. Amen. Nawe rero nanjye twongeye twibutse ko turi hano ku isi, icyo duharanira ni ingoma y'ijuru, gushakisha ijuru, guharanira ijuru, igihembo cy'ijuru. Zaburi y'uyu munsi iratwibutsa ko umuntu wese uri hano ku isi uri gukorera ijuru aberwa no kubyitegura neza n'ibisingizo, dore ko mu ijuru ikizaturanga ari ibisingizo. Iyi zaburi yo gusingiza Nyagasani kubera ibyiza yadukoreye. Uhoraho ahora yibuka iteka isezerano rye. Amen. Impamvu ugenda ubabaye urayumva? Kuki se utagenda wishimye wowe? Hari imvugo igira iti, usangirana n'imbwa ikagusahura, wasangira n'umugabo akagusanganira akagususurutsa, birumvikana. Noneho ugendana n'imbwa ikagusiga imbaragasa no gukuruma bitabuze, ariko wagendana n'umugabo akakugabira. Ivanjiri y'uyu munsi turumvamo umusore usanga Yezu, umusore w'umukungu agasanga Yezu, birumvikana neza araza kumusanganira amususurutse. Uyu ugiye kugendana na Yezu, Yezu araza kumugabira. Ese araza kwakira iyi mpano Yezu amuhaye? Ikigaragara umusore mwamwumvise azi byose, aremera, azi amategeko, nta na kimwe kimusoba. Ajya gushyira imbaraga zose mu kubaha Imana, gukunda Imana, gushaka icyiza. Icyo twamuzirikanaho imbere y'abantu ni umwere, ni umuntu mwiza, yakoze neza, yubahiriza ibyo sosiyete musaba ndetse n'iby'Imana imusaba, bigaragarira amaso y'abantu. Ku bigaragara yajya mu ijuru, ariko Yezu ngo aramwitegereza, ngo yumva aramukunze. Ako kantu mubyeyi, Yezu niwe nyirizina ushobora kutureba akamenya ubutungane bwacu, akamenya uko tubayeho. Ikindi kandi Yezu aradukunda kubera impuhwe ze, atari uko hari ibyo twujuje, ahubwo kubera impuhwe ze. Nta kibuza Yezu kudukunda, na niyo mpamvu tuza kumva nubwo Yezu amukunze ntabura none kumukosora, bya bindi by'uko ukunda uramukosora. Yezu rero agiye kumurangira icyabuze kugira ngo aronke ingoma y'ijuru. Ngo ubuze ikintu kimwe gusa, icyo kintu kimwe mubyeyi, uri mu nzira nziza, ugerageza kwihata, ushyiramo imbaraga, ariko ubuze ikintu kimwe gusa. Amategeko urayafite, ariko haraburamo ubutungane. Yezu rero muri izi nshinga eshanu ahaye uyu musore gutondagura, hari imwe iza kumunanira gutondagura, akaza kutaha ababaye.
inshinga ya mbere ati genda, iya kabiri ugurishe, iya gatatu ubihe abakene, iya kane ugaruke cyangwa uze, iya gatanu unkurikire. Uyu musore iyo yubahirijemo n'imwe gusa yaragiye ati genda, ntiyongeye kugaruka, yagiye guca umuti wamperezayo. Yishingira munanira roturu, kugaruka. Ngiki kijya gisunanira abantu benshi, kugaruka. Turacumura, dukora nabi, tugerageza gushyiramo imbaraga, ariko iyo tuguye ese ujya wibuka kugaruka? Ujya wibuka kugarukira Imana? Iyo twaje gusenga natwe tuba tugarukiye Imana, tukongera tukaganira n'Imana, Imana ikongera ikaduha ubutumwa ati genda, genda ukore kiriya, garuka uzagaruke. Impamvu utaha ubabaye, impamvu ugenda ubabaye ni uko utajya ugarukira Imana. Burya ibyishimo by'Imana ni ukubona tugarutse, ni uko intama yari yarazimiye igarutse. Ngiye ibyishimo by'umugarukiramana, naho ubundi nugenda gusa ntongere kugaruka uzataha ubabaye, uzagenda ubabaye. Bakristo bavandimwe, ikibazo muri ubu buzima ntabwo ari ukugwa, ahubwo ikibazo ni ukubyuka. Mutagatifu Agustina yavuze mu Kilatini ati errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Se tromper est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ngo gucumura birashoboka kuko turi ku isi turi n'abanyabyaha, ariko kuzikama mu cyaha umva nibwo bushitani bubi. Gukosa birashoboka kuko ukora nyine ni ukosa, ariko hasige kureba uburyo wikosora. Wikosora ryari? Ubyuka ryari igihe waguye, hasige kureba ukuntu ubyuka ukagarukira Imana. Rero umubi nuzikama mu cyaha, umubi ntugenda agaca umuti wampereza ntiyongere kugaruka. Mbese nk'uyu muntu, nk'uyu musore utongeye kugaruka, nuko agenda ababaye. Kubera iki? Kuko yaratunze ibintu byinshi. Ibintu byinshi nanone muri ivanjiri twabyumva nk'amafaranga yari afite, ibibanza yari afite, amazu yari afite, ibintu yarahunitse, ubukire bwinshi bwa hano ku isi. Ngo n'uburyo bwa mbere. Ariko nanone ibintu byinshi biratwerekeza ku byaha. Bishoboke ko yari afite ibyaha byinshi, ingeso mbi, kuko izo nizo zitera nyine kubabara, gutaha tubabaye, gukora urugendo tubabaye. Ibyaha byinshi bishobora kuryama bikagutsikamira, bya byaha by'ibisyogogo, wajya kwegura umutwe ugiye kugarukira Imana ati subirayo subirayo subirayo, bikaza kurangira utongeye kureba Imana. Kubera iki? Bya byaha byagutsikamiye. Impamvu dutaha tubabaye, impamvu tujya gusenga tugataha tubabaye, nuko tutihana ibyaha byacu. Birashoka ko dukize ku byaha, turi abakungu ku byaha, umukungu ku byaha. Ibyaha byawe niba ari byinshi n'ubundi nawe ni kumubabaro wawe uzagenda ugana mu mutima. Nguko rero kuri finale, niba koko utagarukiye Imana utihanye, n'ubundi uzapfana ibyaha birangira ubuzima bwose utashye ubabaye. Ugiye ubabaye, ugiye hehe? Hakurya y'imva. Nyagasani atambuka ahangaha muri aya masomo kugira ngo adukebure aho icyaha gituma nzikama ikuzimu. Nongere neguke andi mahirwe kongera kwegura umutwe. Ese wowe iyo ugarukiye Imana uyigarukira koko by'ukuri cyangwa uyigarukira bya nyirarureshwa? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rwari rukize rufite ibintu bya mirenge. Umugabo muri rugo ngo akaba yari polygame, akaba yari afite abagore babiri. Nuko ngo umugabo umunsi umwe nyine ngo aza kujya mu kiliziya, yumva basomye ivanjiri yuko abantu bagomba kugarukira Imana kugira ngo bazahabwe umurage w'ijuru. Uyu mugabo nawe iri somo rimukoraho, nuko ngo afata icyemezo cy'uko ajya kugarukira Imana. Umunsi umwe rero baje kwa padiri kugira ngo biyandikishe mu bagarukiramana. Padiri aha umugore ijambo wo mu rugo, amubaza icyo yifuza ku mugabo we. Ati ndifuza ko twagarukira Imana burundu, bityo ntazongere kujya kurara kuri iriya nshoreke. Nuko padiri mu kwanzura nyuma yo kumva icyo cyifuzo nuko umugabo nabyemeye ko agiye kugarukira Imana, nawe musubiramo ati biragusaba gutazongera kurara kuri iriya nshoreke, ubundi wegukira umugore wawe, umugore w'isezerano, maze ugarukira Imana, uze mu kiliziya, uhabwe amasakramentu, umererwe neza, witegure ijuru uko bikwiye. Nuko wa mugabo areba hirya areba hino, yibaza uburyo agiye guta wa mugore w'ishoreke, kandi ari we warukize cyane, ari we warubatunze ndetse utunze n'uru rugo rw'isezerano. Wa mugabo yumva biramuriye, akajya bindi ngo usibye imbwa isubira ku mayezi, ariko wundi umugabo n'uwisubiraho. Nuko wa mugabo biramushobera, yibaza ukuntu agiye kureka uriya mugore, biramuyobera. Nuko ajya hanze, baratekereza ati ariko ubundi nkurikije ibyo umugore wanjye yasabye, nkurikije n'ibyo padiri yasabye,
nabikoze ubundi hari icyo naba, bansabye gutazongera kurara n'uriya mugore, gutazongera kurara kuri iriya nshoreke. Ibyo nabyo reka ngende koko mbabwire ko ngemeye ko ntazongera kurara nayo, ubundi njye nirirwa nayo, ahasigaye ndare ku mugore w'isezerano. Sinzongera kurara ku nshoreke, nzajya nirirwayo ndaye ku mugore w'isezerano. Yewe kugeza na n'ubu ni umukristo w'indani, arahazwa agaharizwa kuri iryo banga rye abitse, yagarukiye Imana n'ubu arahazwa. Yirirwa ahandi we, mbega wowe ukibaza ngo wowe wirirwa ukora ibibi, kaza kurangira uri kuza ubeshya Imana uti nyagasani ndaje, kandi n'ubundi za nshoreke zawe ukizirimo. Mbega kubeshya Imana nk'uko kuzataha naho ubabaye, urugendo rwawe uzajya urukora ubabaye. Kubera iki? Uri guhingira ku rwiri, warabeshye bizarangira ariko ari wowe uri kwibeshya, kuko uri guhingira ku rwiri. Yirirwa ahandi. Mbega wowe nk'uko abenshi tubayeho mu buzima, turi tukavanga, amanywa ugakorera Imana, nijoro ukajya kwa sekibi, cyangwa ukagenda uhinduranya bitewe n'uko bwakeye, ukamera nk'uruvu. Reka dusoreze ku buhamya bw'abantu 4 nawe uze kugufasha uburyo ubanye na Yesu n'impamvu, niba wishimye cyangwa niba ubabaye. Umuhamya wa mbere, hari indirimbo ya Padiri Fabian Hagenimana muri diocese ya Ruhengeri. Igitero kigira kiti: abigishwa b'Emawusi batashye iwabo bababaye, kuko batari bamenye ko Kristo ari muzima. Aha ukomeze nawe, haleluya, ni muzima. Ngiye impamvu ituma dutaha tubabaye, kuko tutamenye ko Kristo yazutse. Turacyavanga, twirirwa ahandi, tukaza tubeshya Imana ngo turi kumwe nawe, twagarukiye Imana. Ubuhamya bwa kabiri ni ubuhamya bwa Yohani Mariya Vianney, ubwo yashishikarizaga abakristo guhazwa kenshi, nuko akabwira ati mujye muza muhazwe kenshi. Yego ntimubikwiye ariko murabikeneye. Nuva mu misi umuntu akakubaza ngo none kuri kugenda wibombaritse meze bite, uzamusubiza uti ndwaye ijuru, ndwaye Imana, ndwaye Kristo. Amen. Ubuhamya bwa gatatu nubwo nifuza kuguha kuri Ukaristia ndetse na Penetensiya nk'amasakamento duhabwa kenshi, yayandi koko adutungira ubuzima. Iyo wahawe Penetensiya neza, iyo wahawe Ukaristia neza, utaha wishimye, utahana amahoro, genda mu mahoro, utaha umeze neza, wakeye nyine, kuko nyine umuntu yakeye ataha ameze neza. Naho ubundi wongera urebe impamvu ujya uhazwa ariko ugataha ubabaye, wajya mu misa ugataha ubabaye, wajya gusenga ugataha ubabaye, nuko utaramenya ko Yesu ari muzima. Cyangwa wasanga ujya uvanga nawe nkayirirwa ahandi, bikaza kurangira byose uri kugenda uvanga nk'abakirumira habiri, gutaha ubabaye. Impamvu dutaha tubabaye, reka dusoreze bwa nyuma ku mutagatifu duhimbaza none, Philippe Neri. Ubwo batubwira ko Philippe Neri yavukiye i Florence mu Butaliyani, ngo sera umunyamategeko ukomeye cyane, yaburaniraga abantu. Ngo Filipo arangije amashuri yisumbuye ngo yagiye gufasha se wabo ku bucuruzi. Urumva iyo bari bakize, se wabo nawe yarakize, bakize nawe ari gukora ku rufaranga. Byumvikana ubwo yavugaga urufaransa, dore ko ufite urufaranga nyine avuga urufaransa. Ngo kubera ko iwabo ahangaha yacururizaga hari hegereye hafi n'ikigo cyabo Monaki, Filipo yanyuzagamo akajya gusenga kugira ngo aze gutahana ibyishimo. Nyuma nibwo yaje kureba ibyo by'isi byose, ngo bitera umugongo, afata icyemezo cy'uko agiye kwiha Imana, nuko aba umusaseridoti. Ngo maze kuba umusaseridoti, ngo yagaruye abakristo benshi. Ngo ntibyarangira aho ngaho, muri iyo sengesho yakomeje n'ubundi muri uko kugira inyota, cyane cyane imbaraga avombaga mu isakamento rya Penetensiya, rya sakamento ritanga ibyishimo iyo rihawe neza, byatumye ko akomeza umugambi wo kurusha kugarura abayoboke b'Imana, akabagarura mu murongo w'abana b'Imana muri kiliziya. Ngo yaje gushinga umuryango w'abapadiri awita uw'abasenga. Bityo Filipo akomeza kwitangira kwamaza ingoma y'Imana. Batubwira ko yakoreye kiliziya imyaka 60 yose, agarura abana b'Imana bari batanye. Byumvikane yatahanye ibyishimo mu ngoma y'ijuru. Nawe umuyoboke w'Imana uze kureba impamvu utaha utishimye, urebe urugendo rwawe aho rukogejeje, maze nawe gukire Nyagasani aguha ubukungu nyakuri, urebe icyo ubuze mu buzima gituma utakira Nyagasani. Filipo mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko na Disenasi wa diocese ya Cyangugu.